ndabasuhuje ndetse mbifurije ibihe byiza kandi reka nizere ko n'ubundi Uwiteka Imana akomeje kubarindira mu buntu bwe n'ubundi amazina yanjye nitwa Masisi Janvier hanyuma iyi ngiyi yo ni Ntacyo TV ndagusaba gukora subscribe like ndetse na share kugira ngo ujye ubona ibintu byacu ndetse ubonere no ku gihe uramenya niba yibwe gukanda ku nzogera kubera yuko amakuru yose dukoze nibwo akugeraho neza ndetse akakugeraho buri kanya kandi cyane rero ntabwo biba byoroshye kano kazi nubwo gakora kandi twakora cyane ndetse tugakunze kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza ndetse mbwira abantu kurushaho kwirinda COVID-19 indwara isa nkaho yakajije umurego ndetse ikomeje guca ibintu hano mu gihugu cy'u Rwanda indwara ikomeje kubuza abantu kujya mu mirimo yabo ndetse ikomeje kutubuza ibintu byinshi bigiye bitandukanye twakoraga mbere y'uko COVID-19 izamo hanyuma ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki uyu munsi ngarukanye na voice cyangwa se DN hari inkuru nyinshi zigiye zitandukanye mba numva natangaza nubwo sometimes biba bitoroshye ariko n'ubundi umuntu afite gutangaza izi nkuru kugira ngo abanyarwanda barusheho kugenda basobanukirwa ibintu bijya mbere mu makuru ndetse abanyarwanda bashobora kugenda bumva kiri kuvugwa mu basitari cyangwa se mu ba celebrities hano mu Rwanda kubera ko niyo mpamvu duhari ndetse nacyo tumaze hari byinshi muba mutazi ariko twe tubasha gucengera tukamenya ngo byagenze bite bityo tukaba twabibasangiza namwe mukamenya ukuntu ibintu byifashe hano hanze COVID-19 ukuntu rero byifashe mwarabimenye yuko isaha bayishubije kuri saa 3 gusa last night numvise ngo yagiye kuri saa 2 bisubye ko ayo makuru nayemeza neza rero uti ni ukubera iki ndimo ndagaruka kuri ibi bintu kandi ari ibintu bimaze iminsi bizwi ndetse bizwi na buri umwe wese muri kino gihugu cy'u Rwanda kuko ni amabwiriza abasha gutangwa ahantu henshi ndetse abantu bakanayamenya ari benshi kubera yuko ni ikintu gihangayikishije u Rwanda cyane cyane ndetse si n'u Rwanda gusa ndetse muri rusange rero ikiri gutuma ndi hano uyu munsi ntago ari COVID-19 ahubwo kiri gutuma ndi kubahereza amakuru ni amakuru asa nkaho ari agent cyangwa se amakuru asa nkaho atazwi cyane yabaye mu ijoro ryo kuwa 20 amakuru ntekereza ko atazwi n'abantu benshi ariko yabayeho ndetse abaho kandi cyane ntabwo biba byoroshye ni ukuri kw'Imana ntabwo biba byoroshye biba binakomeye cyane kubera yuko iyi si turimo hari ukuntu ngira gutya ikaduhindurira ubuzima ndetse ibintu ntumenye ukuntu bigiye rero hari akabari kari Kimisagara wenda ntacyo bitwaye mbaye namwamamaje cyangwa se nkavuga akabari ukuntu kitwa kwa Kintu abantu benshi barahazi ni ukuri kw'Imana abantu benshi barahazi ndetse barahazi cyane no kundusha sometimes ntabwo biba byoroshye rero kano kabari kabereyemo iki byagenze bite ese naye makuru ari kavugwamo komeza wumve ntega amatwi cyane kugira ngo uze gusobanukirwa n'iki cyabaye muri aka kabari se habaye iki cyahabereye byagenze bite aka kabari rero kwa Kintu nakunda kunywera abastar cyangwa se celebrity hano mu Rwanda ni abantu bakunze kujya ndetse bakunze no kuhita ku kibuga cy'indege bitewe n'uko stars benshi cyangwa se celebrities bakunda kuhahurira bakahaganirira ndetse bakahavugira n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye muti rero byagenze bite byatangiye bite hari igihe uryama wikumva hari igihe uryama umeze neza ariko utazi icyo umunsi uri buze kuba uhatse niyo mpamvu burya dufite kuza twigengesera ndetse tukanitonda buri munsi kubera yuko ntabwo tuba tuzi se ni icyo umunsi uhatse ese umunsi uraza kugenda gute ese biraza kwifata gute ese ni akahe gashya kari buze ko mu munsi wanjye ntabwo ibyo bintu tuba tubizi niyo mpamvu dufite kuzajya dukoresha uko dushoboye tukigengesera mu bintu byose ndetse tukageza no kubahiriza amabwiriza leta iba yaduteganyirije kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda
bijya mu mucyo neza kubera yuko leta dutekerereza ibintu byiza ndetse binadufitiye n'akamaro. Rero nta mpamvu yo kuzajya tujya kure y'amabwiriza cyangwa se amategeko yayo kubera yuko iradutekerereza, niyo itubwira inzira ducamo kuko ireba kure kuturusha. Niba ubyemera urabyemera kubera yuko niko bigomba kugenda, niba kandi utemera ko leta ireba kure kuturusha ubwo ufite ikindi kibazo ufite muri wowe ariko niko biba bigomba kugenda. Uti rero byagenze gute ijoro ryashize? Kwa Kintu akabari kari neza neza Kimisagara, ijoro ryashize harimo abasitari bagiye batandukanye. Aha ngaha ndaza guhera ku musitari bita Yakamwana nawe yari ahari, ndaza guhera ku munyamakuru ukorera Thread TV nawe yari ahari, ndaza kuvuga umuhanzi w'icyamamare twamenye mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye bita Dani Vumbi. Utu rero hano ibintu byahabereye bimeze bite, byifashe bite, kubera iki ngarutse kuri ayo mazina cyane, kubera iki mvuze muri ayo mazina y'aba celebrity, kubera iki nyamenshoninze. Rero ni kwa kundi niko kazi dukora, dutunzwe n'umunwa. None se nkora iki? Dutunzwe n'umunwa, turavuga hano abantu badukunda bakadukurikira, hanyuma ibintu bikarushaho kurusha kugenda neza ndetse bikarushaho kugenda biryohera amatwi y'abantu kubera yuko showbiz niko bigomba kugenda. Tuba dufite gutekereza ngo ibintu byifashe biti out there, hanze hano. Noneho rero reka ngaruke kuri story yo kwa Kintu noneho, sibyo? Ubwo noneho ni akabari, of course ni akabari abantu bishimiramo bagasoma agacupa inshuti n'abavandimwe. Utu byagenze bite rero? Ijoro ryashize polisi yahageze, iraza irareba byifashe biti hano ko abantu bari mu kavuyo cyangwa se bari muri congestion cyangwa se ko abantu batari gukurikiza amabwiriza ya leta neza, bimeze bite, kubera iki? Ubwo ngubwo abantu batangira kugira ubwoba bwinshi cyane kubera yuko koko byari bimeze ntabwo amabwiriza ya COVID-19 yari yakurikijwe koko nk'uko byakabaye. Rero haje kubaho gukurikiza amategeko n'amabwiriza bigenga COVID-19. Amategeko rero yaje ku muntu ni kwa kundi aba afite kumugonga, ni nk'iyame aba afite kugira abantu agonga. Ubwo nyine abaturage batangiye mutubabarira fande, basaba imbabazi abapolisi bari bahari bati turashyira ibintu ku murongo turamera neza. Ariko burya kuri COVID-19 imbabazi ntabwo zijye zipfa gusabwa ngo kenyege gutyo, kubera yuko yo nta mbabazi igisabwa. Iyo yaje yo iba yaje ndetse irakuzengereza ndetse cyane 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 ntabwo bizoroha. Noneho ubwo bakomereza inkuru kugira ngo murusheho kugenda musobanukirwa ngo Yakamwana rero tubyamugendekeye bite. Yakamwana ikintu yakoze kubera ko kwa Kintu ahazi cyane ndetse anahazi neza, we ikintu yakoze yahise asimbuka igipangu aragitaruka arasimbuka aragenda ndetse ajya inyuma bacika gutyo. Bageze no hanze ahamagara inshuti n'abavandimwe ati rwose ndabacitse. Ubwo abacitse iryo kosa gutyo cyangwa se icyo kintu bari bamusanzemo. Hanyuma ukuntu byaje kugenda, haje guma hari impaka nyinshi cyane z'abantu bari mu kabari bati ntabwo mwadutwara, ntabwo byagenda bite. Ubwo ariko umuntu bita Dani Vumbi we yari akirimo aho ngaho, ndetse kubera ko ni artiste uzwi cyane, agerageza no kwicisha bugufi yirinda gutera akaduruvayo kuko hari ukundi byagenda. Ariko ntibyabujije polisi gukinga igipangu banyweragamo, ndetse abantu bose bari barimo bahita bafatwa bashyirwa aho ngaho bategereza imodoka kugira ngo ibatware nk'uko leta ibiteganya, kubabika cyangwa se kubashyira ahantu habugenewe kuba batubahirije amabwiriza ya COVID-19. Hanyuma uti rero byagenze bite? Ubwo nyine ni kwa kundi nyine bagomba guteganya ibihano bigomba guhana abo bantu. Nibwo rero Dani Vumbi yaje gufatwa, arafatwa atwarwa n'abandi. Ariko ikintu gihari ni uko
Dani Vumbi kugeza ubu ngubu arafunzwe nk'umuntu wishe amategeko ya COVID-19, ari muri gereza ubu ngubu. Ntekereza ko abantu bakeya babizi, ntekereza ko azamaramo iminsi ine biterwa, simbizi. Hanyuma Yakamwana we nakomeje mbabwira ko Yakamwana we yatorotse gereza aho ngaho kwa Kintu yatorotse arahava, ntabwo yigeze ahatinda, ntabwo yigeze ahamara umwanya munini. Hanyuma abandi basitari bari bahari nabo ubu ngubu bafunganye na Dani Vumbi. Amakuru mbabwira nta vumbi ririho, kuko ni kwa kundi mba ngenda mbahereza ibintu by'ubwenge ndetse mba updatinga ku buzima bwa buri munsi kugira ngo murusheho kugenda mwiyentegara muri iyi si turimo. Hanyuma amazina yanjye n'ubundi nk'ibisanzwe ni yayandi nitwa Masisi Janvier, nkunda kwita umusivili mw'isi, umusirikare mu ijuru, kugira ngo n'ubundi ubuzima burusheho kugenda buryohera abantu. Nuko rero ngayo nguko nuko byagenze. Dani Vumbi mu buroko ntabwo tuzi igihe azaviramo, naho Yakamwana ejo cyangwa ejo bundi araza gusohokamo. Njyewe ndabakunda kandi cyane, tuzabonana ubutaha. Bye.